Bakunzi bamenye ubuzima TV ndetse n'abadukurikiye aho muri hose ku isi, mbanje kubasuhuza. Mbahaye ikaze muri iyi gahunda idufasha kumenya ubuzima bwacu bwa buri munsi kandi idufasha gukora twita ku buzima mu kazi kacu kadutunze no gukora no kwirinda ingaruka z'akazi ku mibiri yacu. Nitwa Nkuruziza Meteri, mpagarariye Umuzi Health and Movement Initiative Limited. Mu Muzi tugamije kubaka umukozi muzima, twibanda ku buzima bw'umukozi n'umusaruro we urambye. Uyu munsi turarebera hamwe ukuri kutavugwa ku kibazo cy'igihombo gikabije giterwa n'umunaniro uhoraho mu bakozi kandi wugarije abakozi benshi. Ibimenyetso bito tugirengagiza bihinduka indwara twatinze kubona masaji yakiza. Mu buzima bwa buri munsi abantu benshi barakora cyane, babyuka kare ndetse bagataha batinze bashaka gutera imbere, bashaka kugera kure hashoboka kugira ngo inzozi zabo zibe impamo ndetse no kugera ku ntego zabo n'imihigo bihaye. Ariko nubwo abantu bakora cyane, benshi barananirwa bikabije, bagatakaza imbaraga ndetse n'icyizere cyo kurangwa muri ako kazi kigatangira kugenda gitakara. Mbere y'uko twinjira mu kiganiro, mbararikiye gukurikirana iki kiganiro cyose kugira ngo tuze kurebera hamwe ukuri kutavugwa ku bijyanye n'igihombo abakozi bakunze guteza kijyanye n'umunaniro ukabije wugarije abakozi muri rusange. Kandi nkaba mbakangurira, niba ugeze kuri uru rubuga rwa mbere, gerageza ukore like, ni ingenzi cyane, kandi wiyandikishe ukanda kuri subscribe cyangwa se abone. Niba hari icyifuzo cyangwa igitekerezo cyangwa se ikibazo, utwandikire muri komenti kugira ngo tujye tubasha kubana neza, twumvikana kandi tubategurire ibiganiro bijyanye n'ibyifuzo byanyu. Usangize abandi aya makuru, mukora share ndetse mubashe no kutwunganira mu buryo bushoboka. Kuki abakozi benshi bananirwa nubwo baba badakora akazi mu bigaragara kavunanye cyane, ariko ugasanga umunaniro uhoraho, amavunane, ibibazo by'umugongo, ububabare bw'imitsi n'ibindi, ugasanga abakozi benshi bibaraga. Ese ikibazo ni iki? Ese nuko abantu baba bakora birenze ubushobozi bw'imibiri yabo? Igisubizo ni oya. Ikibazo si ugukora cyane, ahubwo ikibazo ni uko wakora cyane ariko utita ku buzima bwawe mu
kazi, umubiri wawe ukananirwa, ubwonko bugahuzagurika, stress ikiyongera. Ukuri kutavugwa ni uku: abakozi benshi ntibananirwa kubera akazi, bananirwa bitewe n'uburyo bakoramo ako kazi, batita ku buzima bwabo. Bigatuma badahumeka neza, bakagira stress chronique, bagahora bicaye hamwe ntibabashe gukora muvuma cyangwa guhagarara hamwe igihe kirekire, bagahorana uburwayi budakira, ntibabashe kugarura imbaraga ngo basubire mu kazi bakore neza. Imirire mibi, ugasanga umuntu arya ibyo yiboneye byose, no kudasinzira bihagije. Ibi byose maze kuvuga bigabanya imbaraga z'umubiri, bigatuma umuntu mu kazi ke akoresha ingufu nyinshi cyangwa imbaraga nyinshi, ariko nta musaruro uhagije ashobora gutanga. Iyo ubuzima bugabanutse n'umusaruro uragabanuka, inyungu bari bakwitezeho zikagabanuka kuri kampani, igasigara ibona ntacyo bagutezeho, ireme rya serivisi watangaga rikagabanuka, imyaka y'akazi cyangwa imyaka yo gutanga umusaruro mu kazi nayo ikagabanuka. Ni ukuvuga ngo iyo bikomeye ubona pansiyo prematire, cyangwa se ukagira presenteeisme, kuba mu kazi nta musaruro. Ikirenzeho, ikiguzi cyo kwivuza gihita kizamuka ku mpande zombi, haba ku mukoresha uri kukuvuza kugira ngo adatakaza umukozi mwiza, ndetse nawe umukozi amafaranga witangaho wifuza kugira ngo ubashe gukomeza gukora akazi aba menshi. Ibi byose si ikibazo cy'akazi kagoye, ahubwo ni ikibazo cy'ubuzima bw'umukozi bunaniwe, ubuzima bw'umukozi budashoboye kuzuza inshingano, butamwemerera gukora akazi ke nk'uko yari asanzwe akora. Igisubizo kirahari, cyarabonetse, kandi kiroroshye kuruta uko abantu benshi babitekereza. Kwita ku buzima bwawe si ubwibone cyangwa se ikimenyetso cy'uko uri umukire, ahubwo ni igishoro mu kazi kawe. Kwita ku buzima bwawe ni ugushora, ni ishoramari ku murimo wawe, kuri kariyeri yawe, mu kazi kawe kazakubeshaho igihe kirekire. Gukora muvuma kenshi cyangwa se kugendagenda ntugume mu mwanya umwe, imyitozo ngororamubiri, kwinanura za stretching cyangwa itirema, gukoresha massage no kongera imbaraga, kugira control ya stress, kuruhuka bihagije, no guhitamo uburyo buboneye
uburyo bwiza bwo kubaho neza. Umuntu ntiyikenge ngo akore ibyo yishakiye, kandi azi ko ubuzima bwe ari byo shoramari, ubuzima bwe ari byo gishoro cy'umusaruro, ahubwo ukarinda ubuzima kugira ngo ukomeze gusarura, kugira ngo ukomeze kunguka biturutse ku bushobozi bwawe bwo gukora neza. Aha niho Umuzi Health and Movement Initiative Limited iwuhera mu guhindura ubuzima bw'umukozi moteri y'iterambere rirambye, mu guhindura ubuzima bw'umukozi moteri y'umusaruro w'ibikorwa bye. Mbashimiye uburyo twabanye muri iki kiganiro cyose, tugeze ku musozo. Bararikira gukomeza gukurikirana urubuga rwacu rwa Menyubuzima TV. Wahageze bwa mbere, ukore subscribe, yiyandikishe, ukore share, muhanahane iyi video niba yabashimishije, kandi mujye muri komenti mutwandikire ibyo mwifuza ko twabakoreraho ubutaha. Niba hari inyunganizi muyitange, niba hari ikibazo nacyo mukibaze, kugira ngo tubashe kubana duhuje kandi tutahiriza umukozi umwe wo kubasha kubaka umukozi muzima, umukozi ufite ubushobozi bwo gukora yita ku buzima mu kazi, ndetse yirinda ingaruka zishobora kuza ku buzima bwe biturutse ku kazi ke ka buri munsi. Nimukande ku icyo kimenyetso cya like, ni cyiza cyane ko gituma chaîne yacu ikura vuba, kandi tukabasha kubona ko turi kumwe igihe cyose. Mukomeze gukurikirana urubuga rwacu, tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, ntimuzacikwe. Murakoze. Nta buzima nta kazi, kandi nta kazi nta terambere rirambye rishoboka. Niba ushaka gukora neza, tangirira ku buzima bwawe, kuko ukuri kutavugwa n'ubu. Ubuzima bwawe nibwo shingiro y'umusaruro wawe. Ukuri kutavugwa nuko ubuzima bw'abakozi nibwo shingiro y'iterambere ry'inyungu ya entreprise. Ukuri kutavugwa nuko ubuzima bw'abaturage ari bwo shingiro y'iterambere ry'igihugu.